Ndabasuhuje mwese. Uyu munsi turi mu gihe gikomeye cyane aho ubuzima buri kwangirika ku rwego umuntu atabona amagambo yo kubisobanura. Nyamara ahanini kwangirika k'ubuzima bw'abatuye isi uyu munsi biterwa n'amafunguro dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ifunguro ni ikintu gikwiriye kwitabwaho kuva mu gutegurwa, uburyo bitegurwamo n'aho bitegurirwa bigomba kwitabwaho, bitaba ibyo ibyagenewe kwita ku mubiri bishobora kuwuteza ibibazo bikomeye cyane, maze umubiri w'umuntu ugasigarana ibibazo bimurenze ku buryo nawe ubwe bishobora kumuzanira n'urupfu. Buri mwaka abantu barenga 600,000 barwara bazira ibiryo byanduye bariye, abarenga 420,000 bakicwa n'indwara ziba zakomotse ku mafunguro ateguwe nabi. 30% by'izo mpfu ni iz'abana bari munsi y'imyaka 5. Ni mu gihe miliyari zirenga 110 z'amadolari ku mwaka zigenda kwita ku bibazo bijyanye n'amafunguro adateguwe neza, ndetse kenshi abantu bakabikora batabizi. Kurya ni kimwe mu bikorwa umuntu akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Byaba ari na ngombwa ku babishoboye bakabikora 3 ku munsi mu masaha 24. Ubwo turavuga abafata amafunguro ya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Abahanga mu guteka bavuga ko iyo utegura amafunguro hari ibyo umuntu aba agomba kwitaho kugira ngo abe yujuje intungamubiri zose. Niyo mpamvu uyu mwanya twabateguriye ikiganiro cyo kureba ku makosa abantu bakora mu gihe bategura amafunguro nyamara bakabikora batabizi. Hari abashakashatsi bamwe twagiye dukusanya, ariko bamwe bo mu Rwanda bagiye baganira n'ibinyamakuru bitandukanye. Hari uwo bita Sindayigaya. Sindayigaya akora umwuga wo guteka, avuga ku makosa abantu bakora mu gutegura amafunguro ariko batabizi, bityo bigatuma barya ibyashyira ubuzima bwabo mu kaga. Sindayigaya yavuze ko ikosa rya mbere abateka bakora ari ukutamenya intungamubiri z'ibiryo batetse, ntibamenye niba zishobora kugumamo cyangwa zikavamo. Yarakomeje agira ati, n'imboga zigira intungamubiri ukenera, ariko zitakara byoroshye. Ugatogosa imboga ugiye kuzivanga n'ikindi kintu, ugaterura imboga amazi yazo ukayamena. Icyo gihe intungamubiri uba uzimennye usigaranye ibintu bidafite intungamubiri. Ni ikintu abantu baba bagomba kwitondera kuko ni ibintu umubiri uba ukeneye cyane. Ikindi kibazo gikunze kugaragara nk'ikosa mu bijyanye no guteka abantu ntibakiteho ni uburyo bwo gutunganya amafunguro. Sindayigaya avuga ko hari abantu batita ku isuku yabyo, bikarangira bya biryo byagombaga kubagirira akamaro bibaye ikibazo ku mubiri, maze umubiri ukagerwaho n'ingaruka zikomeye cyane umuntu atabasha kwihanganira. Kandi ibyo bikajyana n'amasaha yo kurya, aho ubona hari abiyemeje kurya mu kavuyo, birirwa baryagagura buri mwanya, buri saha ukabona nta mpungenge bimuteye bene uwo muntu, nyamara aba ari kugira uruhare rukomeye mu kwangiza umubiri we. Yarakomeje agira ati, umubiri ugira amasaha yo kurya, by'umwihariko ibiryo bikomeye birimo ibyubaka umubiri. Iyo ubiriye nka saa 4 z'ijoro ugiye kuryama, umubiri uba ugiye kuwunaniza. Bisaba rero kurya kare kugira ngo uze kuryama umubiri nta kibazo ufite. Sindayigaya agaragaza kandi ko abantu bajya bibeshya ko umuntu agomba kurya neza hari uko yagiye kubyiga mu ishuri. Avuga ko kumenya amafunguro umuntu agomba gutegura bidasaba kubyiga mu mashuri. Yarakomeje agira ati, ntibisaba ko umuntu ajya kubyiga mu mashuri cyangwa se kubikorera ubushakashatsi, ajye kubyiga ngo abishakishe kure cyane. Kugira ngo umuntu arye neza ntabwo bimusaba amashuri menshi, ahubwo bisaba kumenya ngo ndarya iki. Ukibaza uti nariye ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, kandi ibyo ahanini aho dutuye
ku masoko agiye atandukanye, uba usanga ibyo bintu bihari. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kubyitaho. Si uyu Sindayigaya gusa wabigarutseho ku bintu bijyanye no gutegura amafunguro. Hari n'ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibitabo byagiye byandikwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo ibya Madamu Ellen G. White yagiye yandika bitandukanye byagiye bigaruka ku buzima, nk'igitabo cy'inama ku mirire, uburyo wakwitungira amagara mazima, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byagiye bigaruka ku bigendanye n'uburyo umuntu akwiriye kwita cyane mu gutegura amafunguro. Niyo mpamvu dusoza kino kiganiro turarikira buri muntu wese, aho waba utuye hose, ubuzima waba urimo ubwo aribwo bwose, waba ukize cyangwa ukennye, gutegura amafunguro meza afite isuku ntabwo bisaba kuba ufite ibintu bya mirenge, ufite ubutunzi, ufite ibintu byinshi bihagije, ahubwo duke ubonye dukorera isuku, kandi ugerageze mu byo utegura ibintu bifite intungamubiri. Uba usanga akenshi abaturage batuye mu cyaro cyangwa se n'abari mu mujyi badasobanukiwe neza no gutegura amafunguro, akenshi uba usanga ibi bintu batabyitaho. Ati nta mafaranga mfite ahagije yo kugura buri kimwe cyose nkeneye kugira ngo negure indyo yuzuye. Nyamara akenshi no muri bya bindi bikeya dufite, hari igihe tubitegura nabi bikagira uruhare runini mu kwangiza umubiri. Niba umuturage ari mu cyaro, ashobora kujya munsi y'urugo agasoroma imboga, maze yarangiza gusoroma imboga nk'uko twabigarutseho haruguru, ugasanga utogosheje imboga, urangije amazi yazo urayamennye. Icyo gihe intungamubiri zose uba uzimennye. Niyo mpamvu muri duke ufite uba ugomba kwitonda cyane kugira ngo bya bindi uri gutegura bitangirika. Amafunguro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa mwene muntu agomba kwitaho mu mibereho ye ya buri munsi. Ababyeyi ni inshingano zabo mu kuzirikana neza, bagakurikirana neza uburyo amafunguro ategurwa mu rugo. Akenshi uyu munsi usanga ababyeyi baterera iyo bakabiharira abakozi bakigira mu kazi, nyamara namwereka uburyo amafunguro yo mu rugo ategurwa kugira ngo abana be bakure bafite ubuzima bwiza. Ugasanga umukozi rero arabikora uko yishakiye, rimwe na rimwe akabikorana n'umwanda, nta suku afite. Ibyo bikagira uruhare runini mu kwangiza abana ndetse n'abandi bari burya ayo mafunguro. Ugasanga umubyeyi ahora ahaha buri kimwe cyose nta kintu abuze, ariko bajya gupima abana be ugasanga abana be barwaye bwake, bafite ikibazo cy'imirire mibi. Icyo gihe biba bitewe n'uburyo ayo mafunguro ategurwamo. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana kandi tugaha agaciro uburyo dutegura amafunguro. Buri muntu wese, yaba umubyeyi ndetse n'abasore muri rusange, bakwiriye kubiha agaciro kandi bakabyitaho. Uyu munsi usanga urubyiruko runini rwibera muri ghetto, havuye mu mirimo ye, havuye mu kazi ke. Muri iki gihe turimo amasaha umuntu uba usanga ari kuyagerera ku ntoki. Ugasanga rero avuye mu kazi araje kuko yatekeye rimwe, kuko guteka kabiri byamugora aba ari muri ghetto. Ugasanga yabitekeye rimwe, araje atanakarabye kandi yasuhuje abantu benshi, ajya mu isorora aho yabitse ibyo kurya, arabifasha arabirya, nyamara hari mikorobe nyinshi afite mu ntoki, ndetse n'aho yagiye anyura hirya no hino ugasanga afashe amafunguro adakarabye. Nyamara ibyo nabyo bigira uruhare runini mu kwangiza ubuzima. Ubuzima ni ikintu buri muntu wese akwiriye kwitaho, haba mu mirire, haba mu isuku rusange, koga, kwiyitaho ukamera neza. Nutiyitaho nta wundi uzakwitaho. Niyo mpamvu iyo umaze kwikunda uhera kugakunda abandi. Icyo wamenyereje ubuzima bwawe ni uko witwara, imyitwarire yawe, uko wafashe ubuzima bwawe, nibyo bibera icyigisho n'ubuhamya ku bandi, ku buryo uje kugusura asanga ufite imico n'imyitwarire n'uburyo utwara ibintu byawe neza, nawe ubwe akahakura icyigisho n'isomo ry'umunsi uwo munsi aje kugusura. Niyo mpamvu rero kwita ku buzima ari ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu muri iki kiganiro buri muntu wese
akwiriye kumva neza, akazirikana neza uko akwiriye gutegura amafunguro. Hari ikindi kandi abantu bakwiriye kuzirikana. Abantu uba usanga baryagagura umunsi ku wundi ntibite ku mafunguro bafashe ngo bareke igifu kiruhuke. Avuye mu rugo ariye, ageze ku muhanda afashe akarindazi arariye, afashe ikiraha arariye, ahuye n'inshuti ze barasangiye arariye, nyamara inda yari yuzuye, igifu kikirirwa gikora, ugasanga umubiri wabangamiwe. Maze umuntu ugasanga rimwe na rimwe bamwe batuza amangata, abandi biriwe batumbye, umubiri ugacika intege maze akagwa agacuho. Ibyo bikamukuriramo uburwayi bugiye butandukanye. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kwirinda kuryagagura, agaha agaciro amafunguro afata, agaha agaciro isaha yo kurya kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ndabashimiye, mwari kumwe na Mbana na Yo Fils. Ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha.